Maduranya ndimanukiye umwami w'injyana na komando Saidinyo GBS Pro. Maduranya ugarutse ubazaniye ibyo mwabuze, hip-hop Mwatobye mbibwira ko mwakoze nta na kimwe mwakoze Nazamutse imisozi igihumbi mundumisha imitwe y'amafumbi, ejo nayo ndayikacanga mwankubise muri nyiramivumbi, sinoborotse kwa kundi ndi hagati nk'amazi y'inivo y'umufundi. Naremeye murambo hatari uko naniwe kubakomangira shangira, singifite umwanya wo gutakaza. Reka turwanye ruswa iyo ariyo yose nishingiye ku gitsina. Reka turwanye ibyorezo nka sida na coronavirus bimariye abantu mumva. Aho nakoze agatsima sinahatakariza izina, dore ya nyamikunzwe yiradukoraho. Abana yiriye kenshi banarwaye gute, bisaba kurya ukananywa kugira ngo yivute. Mwayikamye igaramye izana igifute. Abana ni muyoka, abasaza murabyumva gute? abasaza murabyumva gute? Maduranya ugarutse ubazaniye ibyo mwabuze, hip-hop Mwatobye mbibwira ko mwakoze nta na kimwe mwakoze Saidinyo naricaye ndibaza kuri wowe niga twasangiye ikombe muri ya misozi ya Gikunda mvura dukata za Mutojo. Kurya ari bimwe bipimye, gukaraba ari ukwitumbika. Twafurisha gico dusangira ku icupa na ya madanjeri. Twabyigaga za nkoko dutekereza gutaha, gusa indwara zihaba ni nk'imyuka mibi ndi kumva ubu. Ibyo gushinja ni bitatu mu gihe abandi ari 300. Nimuyashire mu madorari ubundi mbasukemo imizigo. Dore n'abanyambitse urubwa mbahejeje mu ikabutura. Icyorezo nka Ebola nticyakiye gikuba nka korona iguguna itarekura. Reka nze nyifate urwasaya, twasanze umurozi ari umwe, twese tuzira ihene mbi. Nejeje imitima nka Saidinyo muri njyana ndi n'amadu, nimutwumve turatwika. Ni Maduranya ugarutse ubazaniye ibyo mwabuze, hip-hop Mwatobye mbibwira ko mwakoze nta na kimwe mwakoze mwanshinjije ibyaha byinshi, hasi muratoha mwumuka mu kwaha. Gusa iyo njya kujya mwiraha tara yanjye ntabwo ibigeze aha. Impamvu yo kunyivumburaho mwatakaje inyuguti ya ma, iyo ari inshuti nyanshuti yanyishwanishijeho ingabanyiriza gukosoma. Ngo burya ngo ikinzisa ni ya nyuguti ya ta, igenda imbeshyera ngo ndayitereta. Yanyeretse urukundo mushiramo umuvundo, mwambariye ku mufunzo. Sinatatira igihango ku giti natemaho n'ihango. ayo ni amateka yanjye meza nanditse. Niyambitse impeta yuko ndabimerita, n'uwambaye ubusa njyewe ndamwambika. Gusa Mana icyo nkusaba ku byaha nkekwaho, ukuremo ijipo n'inzoga n'itabi. Sinararwa na tayi zitamereza ibirayi, dore mwane zibyuki mutegura udufuni bafatanya n'inguni. 2020 umwaka w'umwijima, korona mvira mu nzira. Muri rap simfata feri, nimuransobanukirwa kweri. Ni Mastermade aka Maduranya Rwanda. Naricaye ntekereza kuri ya maniga twirirwa twicaranye muri kaga pasiparume dutegereje akaduhoza nyuma y'imisiri tuvuyemo. Kanze mbatere pisi, dore n'ababanzi banjye birirwa bambwira ko gukora umuziga ari ukuhaga. Ndabona inzara igiye kubambutsa Akanyaru. Ni Maduranya ugarutse ubazaniye ibyo mwabuze, hip-hop Mwatobye mbibwira ko mwakoze nta na kimwe mwakoze muri rap simfata feri, nimuransobanukirwa kweri. Ni Mastermade